Iyi nkuru tugiye kubasangiza ikaba ari imwe mu nkuru zabaye ku muyobozi w'igihugu cya Burkina Faso ku itariki 21 hari mu gitondo z'ukwa kane 2025 ubwo umuyobozi wa Burkina Faso Ibrahim Traore yinjiye mu ndege yaravuye mu nama mu Bufaransa kwiga uburyo bateza imbere ibihugu bya Afurika ndetse by'umwihariko nko kuri Burkina Faso kimwe mu bihugu bifite imitungo kamere myinshi. Icyo gihe rero bari bagiye kwiga uburyo bakomeza kubibyaza umusaruro ariko by'umwihariko atari Burkina Faso gusa ndetse n'isi yose cyangwa se Afurika yose muri rusange. Icyo gihe rero mu gitondo cya kare ku itariki 21 z'ukwa kane 2025 Ibrahim yari yicaye ku kibuga cy'indege cyo mu Bufaransa ategereje isaha bamuhaye iyo ari bwinjireho mu ndege kugira ngo abashe gufata urugendo rubuvana mu Bufaransa rumwerekeza muri Burkina Faso. Amasaha yaje kugera bababwira yuko bagomba kwinjira mu ndege. Icyo gihe Ibrahim Traore yari afite itike y'indege ariko ari bwicare muri business class, ariho hahandi hicara abakire ndetse n'abaherwe baba bifitiye amafaranga yabo. Icyo gihe amasaha yo kwinjira mu ndege yarageze, Ibrahim Traore yafashe itike ye, amaze gufata itike ye yinjira mu ndege nk'abandi bagenzi bose. Gusa we kubera ko yari yaguze itike yo muri business class yarinjiye aragenda areba umwanya wanditse ku itike ye, arangije arimo kugenda ajya kwicarayo yahuye na bamwe mu bakozi bo mu ndege. Umukozi yahuye nawe by'umwihariko wari ushinzwe gukontorora abicara muri business class, uwo nta wundi ni umukobwa mwiza cyane witwa Clara. Yamusuhuje agira ati mwaramutse neza nyakubahwa, arangije ati waramutse. Ibrahim Traore nawe amusubiza ari guseka agaragaza akamwenyu ku maso. Gusa by'umwihariko uyu mukobwa ntago yari azi uno muyobozi cyangwa se uno mugabo icyo ari cyo, ntago yari azi uwo ari we kubera yuko icyo gihe Ibrahim Traore ajya kwinjira muri iyo ndege ndetse nk'uko yari yapanze urugendo rwe rwose nta murinzi n'umwe yari afite ndetse nta n'ubwo yari yambaye kwa kundi dusanzwe tumuzi yambaye imyenda ya gisirikare. Rero umukozi wo mu ndege witwa Clara akimara kumusuhuza nawe amaje kumwikiriza Ibrahim Traore yarakomeje aratambuka ajya kwicarira ku mwanya we yari yagombaga kwicaramo. Ako kanya indege mu gihe abandi bagenzi barimo kwinjira bo muri economic cyangwa se mu myanya isanzwe, nabo yari yamajije kwinjira, amaje kugera mu ndege ategereje ko indege gusa ihaguruka hanyuma akitahira mu gihugu cye. Nyuma y'iminota mikeya rero Ibrahim Traore amaje kugera mu ndege haje kumvikana amajwi cyangwa se haje kumvikana umwe mu bantu wari wabuze umwanya wo kwinjiramo cyangwa se wo kwicaramo hano muri business class. Uwo nta wundi yari CEO wa Major Energy Group. Uwo nguwo akaba ari umunyemari ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse akaba ashora n'imari cyangwa se agira imwe mu mirimo akora yo guteza imbere mu gihugu cya Burkina Faso. Ako kanya akigera hano ku kibuga cy'indege bamubwiye yuko business class yuzuye bityo atari bubone ahantu yicara. N'umwiryo mwinshi arambwira atari ko se uwe mukobwa waba ubizi neza uburyo nkomeyemo, waba uzi neza ko ndi CEO wa Major Group Energy, ati none se kubera iki nshobora kubura aho nicara n'icyubahiro cyose n'amafaranga yose mfite rwose. Ako kanya umukobwa Clara amajije kumva yuko uno mukiriya waruje ari umwe mu bakiriya b'imena, yaravuze ati nta kibazo nyakubahwa, reka mbanze ninjire ndebe ko nkubonera umwanya. Aravuga ati genda undebere kandi ntibitinde rwose, ntabwo nshaka guhagarara hano hanze umwanya munini nk'abandi banyacyubahiro bose. Umukobwa Clara yarazamutse asubira mu ndege. Akimara gusubira mu ndege aragenda aravuga ati noneho reka nze ndebe umuntu nkuramo hano nubwo business class yuzuye, hanyuma mushyire muri economic, hanyuma nibirangiza uramukire abone aho yicara. Nta kuzuyaza umukobwa yararanganyije amaso mu bantu bose bari bicaye aho ngaho, arangije ahita ahinga
atungukira kuri Ibrahim Traore, aramubwira ati nyakubahwa, ese hari ikibazo cyangwa se hari ikintu byaba bibatwaye mubaye mutuguraniye ko dufite umukiriya w'imena hanze, mukaza mukajya kuba mwicaye muri economic, mukaza kuba ariho muba mwicaye cyangwa se muza kugendera, hanyuma tukareka uwo mukiriya akinjira akaza akicara hano muri business class. Ibrahim Traore nta kuzuyaza yahise areba uwo mukobwa Clara, aramubwira ati none se kubera iki ari njyewe uhisemo? Umukobwa ati nyine nagira ngo nkusabe nimba bigushobokera cyangwa se bikunda uze ujye kuba wicayeyo, hanyuma uwo munyacyubahiro nawe aze yicare hano. Arangije Ibrahim Traore nta kuzuyaza ahise amubwira ati oya ntago bishoboka, ati akira tike yanjye y'indege urebe nimba cyokora nicaye aho ntagomba kwicara ndahaguruka ngende nta kibazo, ariko nimba nucekinga cyangwa se nureba neza ukabona ari hano nagombaga kwicara rwose sindi buhave. Umukobwa yatoye tike y'indege ya Ibrahim Traore, amajije kuyitora arebaho, amaje kurebaho asanga rwose aho yishyuriye ndetse n'aho yicaye birahura. Arangije umukobwa ahise avuga ati nta kibazo ndabona bihura, ariko nagira ngo nkusabe niba nta kintu bigutwaye uze rwose uguranire uwo mu boss cyangwa se uwo mukire. Undi aramubwira ati ariko ubundi basi wabunzi? Undi aramubwira ati hoya ntago nkuzi. Undi aramubwira ati okay, ati nta kibazo rero, ati nanjye ntago nari nkuzi, ni ubwa mbere njye nawe duhuye, ati rero byaba byiza rwose ushakiye ahandi kuko njye ntago byakunda. Arangije Ibrahim akimara gusubiza gutyo umukobwa Clara yaramwihoreye, arangije asa nkaho ateye intambwe ho gatoya amuva iruhande, n'abandi bantu bose bari bicaye ahangaha muri business class bari bahindukiye, abenshi barekeye ibyo barimo barareba uburyo uno mu seriveri cyangwa se uno mukobwa ukora mu ndege ari kuganira n'uno mugabo. Gusa mu byagaragaraga ni uko abantu benshi bari bicaye hano cyangwa se hafi ya bose nta muntu n'umwe wari wamenye ko uno mugabo ari Ibrahim Traore, perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Arangije Clara yahise ahindukiza amaso ye areba ku ruhande, hari ahandi hantu hicaye undi mwana w'umuhungu nawe w'umunyafurika cyangwa se w'umwirabura. Arangije aramureba aramubwira ati niko we musore, kuko uwo mwana byagaragaraga nkaho ari kiri mu myaka 20, ari umwana muto cyane. Aramubwira ati wampereza tike yawe hano? Undi aramubwira ati tike yanjye kubera iki? Ati zana hano ndebe. Arangije Clara nta kindi cyabaye, umukobwa bakimara kumuhereza ya tike yarayirebye, arangije kuyirebaho ahita ayica. Aramubwira ati none ahangaha haguruka ujye kwicara muri economic, kubera yuko turashaka hano hantu wicaye ko tuhicaza undi mugenzi. Umwana w'umuhungu yaravuze ati ese kunshiriye tike kandi nari nishyuye kwicara hano, ubwo ngubwo urabona ibintu nkoreye ari byo? Undi aramubwira ati ase we byibuza ntabwo ubanza ngo urebe ukuntu ibintu bimeze, haguruka ntago turi kukwinginga, haguruka ujye kwicara aho nkubwiye. Umwana w'umuhungu yarahagurutse ababaye cyane, arangije ahita agenda ajya kwicara muri economic. Gusa ntago ariho yari yishyuriye kubera yuko yari yishyuriye kwicara muri business class. Gusa Ibrahim Traore akimara kubibona ibyo byose yaravuze ati ese kubera iki uri gukora ibi ngibi? Kubera iki bisa nkaho urimo kureba cyangwa se urimo kugendera ku ruhu kugira ngo urebemo uwo uri busohore? Reba uriya mwana w'umuhungu usohoye hano kandi yari yishyuriye kwiyicarira hano. Ati nanjye urebe ukuntu waje ukanyegera, bisa nkaho ushaka kugira ngo utwiyenzeho twebwe kubera ko ubona tudasa namwe. Ibrahim Traore yarababaye cyane, gusa yanga kubigira intambara, arangije aricecekera arituriza. Wa CEO rero byahise biba ngombwa ko yinjira mu ndege. Amajije kwinjira araza yicara aho wa mwana yari yicaye, arangije batangira kumuzanira amashampeni, bamwakira neza, baramubwira ati nyakubahwa n'ikindi kintu uri bukenere icyo ari cyo cyose uze kutubwira tukikuzanire. Ako kanya bahindukiye batangiye guseriva n'abandi bantu bose bari barimo aho mu ndege. Ibrahim Traore we bamugezeho, arangije arababwira ati njye nimunyihera amazi, kubera ukuntu yabonaga ibintu birimo kubera hano muri iyi ndege bisa nkaho rwose biteye ubwoba kandi binababaje. Arangije amaje kwaka amazi arinywera, urugendo rurakomeza. Indege yahagurutse muri France cyangwa se mu Bufaransa yerekeza i Ouagadougou muri
Burkina Faso. Gusa bamaze guhaguruka ndetse bari hafi kugera muri Burkina Faso, hari umugore umwe wahagurutse w'umwirabura, arangije aravuga ati ese urabizi yuko uriya muntu wicaye hari inyuma ari perezida wanjye, ni perezida w'igihugu cya Burkina Faso aho tugiye. Abandi bagenzi bari mu ndege baramubwira ati reka sha, ninde se perezida waza kwicara hano, cyangwa uratekereza ninde perezida wagendera mu ndege isanzwe? Arangije arabwira ati nyamara njyewe ndabona ari we, kandi niwe ntago nibeshye, ati kuko nanjye ndi mu Burkina Faso, ati kandi ndabizi neza ntago nayoberwa perezida wanjye. Bose bamuhinduye umusazi, barangije batangira no kumuseka. Umugore arangije arituriza, ibyo ngibyo bisa nkaho Ibrahim Traore atarimo no kubyumva, ati kubera yuko yari yirengagije, bisa nkaho agira ngo hatagira umuntu umumenya, ndetse n'ibyo bavugaga byose yari yabyimye amatwi ameze nkaho atari kubyumva. Ako kanya bagiye kugera ku kibuga cy'indege i Wagadugu, ndetse umupilote yarebye hasi ndetse na kapiteni w'indege, bose batangira kureba hasi hahandi indege iba iri mu kirere ariko igiye kumanuka. Bose batangira kubwirana ati ese muri Burkina Faso habaye iki? Ese haba habaye ikibazo cy'umutekano mukeya? Kubera indege yabonaga aho ngaho hasi ku kibuga cy'indege huzuye imodoka z'imikara, ndetse n'abandi bantu benshi bambaye amakositime, ndetse n'abandi bantu barinda umutekano wa perezida bari bari aho ngaho benshi cyane, bisa nkaho ikibuga cyose bakigose. Bose bagize ubwoba, barabaza ati se kuki mutatubwiye? Ndetse n'abandi bantu b'abagenzi bari mu ndege babashaga kureba hasi, bagize ubwoba, baravuga ati noneho hano hantu muri Burkina Faso mbanza hari ikintu cyahabaye, bityo tukaba tugiye kuhagirira umutekano mukeya. Bose bagize ubwoba, gusa umupilote nta kundi yari kubigenza, yaratangiye amanura indege, niho bagombaga guparika, ntago bagombaga kuharenga. Arangije umupilote aravuga ati nta kibazo, ubwo nyine nta kundi, nimba hari n'icyabaye reka duparike. Abaminisitiri, abayobozi bakomeye, ndetse n'abandi bashinzwe umutekano bose bari bari aho ngaho, ndetse n'abajepe barinda His Excellency wo muri Burkina Faso nabo bari bari aho ngaho bategereje perezida wabo. Ako kanya indege ikimara guparika, bamwe mu bajepe barinda perezida wa Burkina Faso bahise binjira. Bamaze kwinjira, abagenzi nabo bagira ubwoba, bahita babona ba bajepe binjiye baterera amasari perezida wabo. Abaturage bose bari bicaye, cyangwa se abagenzi bose bari bicaye aho ngaho muri business class, bahise bavuga, ndetse bamwe batangira guhinda umushyitsi, baravuga ati burya bwose ino ndege yari irimo perezida. Barangije ubwoba bwinshi cyane, ndetse n'igihunga gituruka munsi y'ibirenge kikagera ku musatsi nicyo cyatangiye gutaha Clara, ndetse na wa mukire CEO wa Major Group Energy. Arangije bamaze kugira ubwoba, baravuga ati mana we, ibintu byose twakoze kumbi twabikoze twicaranye na perezida w'igihugu tugiyemo, ati noneho turapfuye. Akimara gusuhuza abajepebe mu mutima utuje, ndetse n'akajwi gatuje cyane, yahise asohokamo. Abajepe bamwe baramukurikira, gusa abandi bajepe babiri basigaye aho ngaho mu ndege barababwira ati wowe Clara ndetse n'uno mugabo turabashaka. Babasohokanye mu ndege batarabambika amapingu, babashoreye. Bageze hanze y'indege bahise babambika amapingu, buri umwe bamwinjiza mu modoka ukwe. Barangije batsa za modoka barabajyana. Nyuma y'amasaha make cyane hahise humvikana inkuru ivuga yuko uno mugenzi ndetse na wa mukobwa ukora mu ndege Clara baba bari gukurikiranwaho ibyaha by'ivangura. Ibi ngibi bikaba ari bimwe mu bintu Ibrahim Traore, perezida w'igihugu cya Burkina Faso, yahise agarukaho. Arangije aravuga ati ntago tuzigera tureberera abantu bashaka kuzana ivangura ry'uruhu mu buzima bwacu, haba muri Afurika ndetse no ku isi yose. Ntago tuzigera tubireberera, by'umwihariko muri Burkina Faso tugomba kurwanya ivangura aho riva rikagera. Niyo mpamvu bafashe Clara ndetse na wa mugabo wari waje
mu rugendo aho ngaho muri Burkina Faso, avuga yuko afasha Burkina Faso kugira ngo ibashe kwiteza imbere ndetse no kuva mu makimbirane ya politike bari bafite muri Burkina Faso. Ibyo byose byari ukwikina kubera izina cyangwa se amafaranga afite. Ako kanya Ibrahim Traore yafashe urugendo rwe agana iwe mu rugo ndetse n'aba bayobozi bari bari kumwakira. Ni uko nguko urugendo rwa Ibrahim Traore rwagenze ava mu Bufaransa yerekeza muri Burkina Faso.